ariko abasohotse kuvuga no gutabaza kugira ngo bishyurwe ni abantu 14. Ngo se restaurant irangana ikoresha abakozi 14 ntibishyurwe. ariko Godfather oui ushake Samsoni wikibaruta kabera Samsoni nabaza kubwire arantu yakoraga yaravuye abasigira ibyabo baramwambuye wowe ushobora kubutaza ibera muri iki kibuga cyane mu Rwanda je n'impamvu space nkimba nyishigikiye ni kugira ngo abayobozi bo ku rwego rwo hejuru babona ibintu bigenda neza babona wenda za kaburimbo zubakwa bigakunda babona buri hari abantu nuko ujya wumva hari abantu wenda batarishyurwa ingurane zabo ego nuko ushobora kumva hari abantu bandi bagiye dufata urugero bafite akazi kanaka bakoze kikiraka kandi amafaranga agomba gutangwa na rwiyemezamirimo wishyuwe na leta ariyo yamuhaye akazi ariko we yakoresheje akaba atarabishyuye kandi leta yaramwishyuye ni nako dufite abantu bigira beza imbere y'ubuyobozi ko ngo ari abashoramari kandi baraje kunyunyuza imitsi y'abakozi b'abanyarwanda amplis bakiri batoya. So urabona ejo muri nyakwa Perezida wa Repubulika bataha Zaria Court uko yavuze guha amahirwe talents z'abakiri batoya. None uri kubona abitwa ngo nabafatanya bikorwa ba leta ngo nabashoramari baza bakanyunyuza izo young talents bakazambura bakazitesha umutwe bagatuma zanga future. Urumva ni ibintu bibabaje. Hanyuma ikindi kiba gitumye kigikiri space dufite abantu bitwa labor inspectors. Urabona abakoze akazi ke pe buriya step ikurikiraho no kubemerera kujya gutanga ikirego mu rukiko. Ariko kandi nanone Godfather usanga za nyiko za rwarubanza ruzashyirwa mu myaka n'imyaniko ibintu bazashyiraho ubundi buryo butuma barabakoresha kuko ibimenyetso babyigaragaza bahanwa ako kanya bafatirwa ibyemezo ako kanya bitagombye guca muri zira nkiko aho usanga urubanza barushyira mu myaka 2 iri imbere. Twari dufite umukoresha akatubwira ati okay nimwohohe nimujye kurega imyaka 10 izashira urubanza rutaragera ku mwanzuro wa nyuma. So abakoresha dufite ntabwo ari bose siko bose ari ibibwa ariko harimo abibibwa kandi barahemuka cyane Godfather barahemuka. Reka dukomeze twumva ubuhamya uri bubabare ngenda bizi. Oh my god. So ngiye iki niyo mpamvu nagize kuko nanze kugira urumva iyo utarahana nani Oswakim sometimes ngenda byirinda ntabwo buriya iyo udafite experience mu kintu biba byiza kugira ngo uri ko umuntu uyobora ikiganiro ari umuntu ufite experience. Niyo mpamvu nagusabye ndavuga mabarira ube uhari. So mureke twumve noneho audio cyangwa ubutumwa bwa manager. Kabera ari hafi aho ngaho wamubonye azamuke ariko Kabera dore namubonye aze kuzamuka. So ngiye Oswakim kugira ngo uyobore ikiganiro cyangwa uze hana abantu ijambo batanga ubutumwa cyangwa bagire icyo babivugaho ngiye gukina audio mfite hano hanyuma muting. Iyi ni audio ngo ya manager yoherereje aba bana. Reka twumve manager abivugaho iki. Ko bitavuga reka nze numve. Ndabona atari audio yakohereje Umutesi fungura mic. Iyi audio ni ibiki? Ni audio cyangwa n'amajwi amufasha? Umutesi uranyumva? Uramwumva? Ntabwo mwumva. Okay waje umute sawa go ahead. Ay majwi na cyagiye Aline yavuze twagiye guhura nawe yari yatubwiye ngo muze kuza tuganire ko twabahaye email none nyine twaragiye turi kumwe nawe turi kuganira tumufata amajwi. Yababwira iki kuko ntabwo biri kuvuga neza cyangwa birazigeraho bivuga neza? Ninzi namenya bitari kumvikana neza ntabwo yaramwegereye neza gusa yari ari kutubwira ukuntu nyine ngo tugomba kwihangana ngo boss ngo baravugana ngo ari gushaka amafaranga ngo ariko none iki gihe yari ari kwemeza ko ngo ari transfer ngiri gupfa ngo boss ngo transfer ngo niba ngo bambwiye ngo kuri 27 ngo twihangane ngo transfer ngo ngira byarangiye kwa gatanu. Abayishaka ndayibaha biri kuvuga sinzira muri kubyumva Oswakim biri kumvikana ra abakobwa babifashe bashobora kuduha incamake yabyo. Muduha incamake ndabona chat hano zo muri groupe hano bari kuba promisinga. Okay twagiye muduhe mu ncamake y'iyi audio yababwiye iki hanyuma noneho bakomeze bayobora ikiganiro. Ndumiwe koko Umutesi aranyumva ako se uyungu network imeze nabi. Umutesi va mu byo urimo ugaruke hano. Reka uteze neza batubwire koko Umutesi bigaragara ko ari ahantu hatafite network yahagije.
hanyuma ubu dushakira wa mugabo barimo miliyoni 15 urabye ukomeye 15 zajya my friend ngwino ufocus ijye mu kiganiro shaka network kuko ntabwo dukora ikiganiro udahari nimwe ba victime muzi urumva va mu bindi urimo nta kibazo urumva ntabwo ndikunze guhamagara nkubura kandi rimwe ngo banyiri ikibazo please so twagiye uriya wa miliyoni uranyumva wowe umutesi uranyumva ni network zembi Jesus uteze urahari wowe nawe urabona she's connecting abana rega bura na telefone z'ibifaru baguze barambuwe mwana none Osoki murashaka kukubaza bigenda gute iyo abana bakoze igihe kingana gutya ariko bikagenda uko kuko niba bashobora kujya mu nkiko ntago umwana uri kurwana no gushaka minerval yo kwishyura ari buze gufata umwanya ngo agiye mu nkiko kuko niho biri kwerekeza hari ahantu bakomoje ku munyamategeko Maître Murangwa Faustin baza kongera kumutubwira buranira umunyamategeko wa Shatore Marara yego urumva so noneho umva ukuntu ibintu bimeze yego ntekereza ko ubwo ari bakiri abanyeshuri na Legal Aid Forum yabafasha Legal Aid Forum ni NGO itanga ubufasha mu by'amategeko hari na Maje Maison d'accès à la justice ikorera ku rwego rw'akarere ifasha abadafite amikoro kugira ngo ibibazo byabo bafite mu butabera bikurikiranwe hari n'urugaga rw'abavoka ubwarwo rwaruyoborwa na Maître Nkundabarashi Moise ari igihe batanga support bagafasha cyane ko kino ni ikibazo ntabwo ari ni ikibazo cyo mu kazi ni ikintu ni urubanza rutari ngo bafungira ntabwo ari nka biriya byaba Professor Niga cyangwa by'abakazungu so bino biba byoroshye ikindi aba bantu kubera ko ari restaurant ikomeye na RDB ubwayo ishobora kuhamagara umushoramari kamubwira ibyo bintu by'ubupumbafu urimo n'ibiki ikibazo akagikemura urabona ko yari yemeye ko azatanga n'amafaranga ku itariki 30 z'ukwa karindwi biranditse rwose nta bazabihungira natwe kuba tuvuga ari self confidence nuko iriya nyandiko irahari ntabwo turi bugame kuko facts zirahari zirigaragaza so byanze bikunze nyiri restaurant asangira n'abantu bakomeye barimo abayobozi kandi ashobora kuba aririmba ngo tuzarwubaka urumva bari bumushyiraho pressure iyo nuza pia agendana nayo iramushyiraho pressure iki kibazo kirakemuruka iyi space ndakubwiza kuri Godfather iragikemura wowe jya wisengera rushimira Imana aba bantu ndakubwiza ukuri according n'amachat nabonye Osoki mundashe nyaguforwarding uyarebe yes ntabwo ushobora kumbwira ko yambuye niba abakozi 14 ubu turi kuvugana wenda ntabwo babashije kuboneka hano ntabwo ari babonye naburiye my friend urumva ko ari ibintu umuntu yateguye ntabwo abana azabishyura ndakurahiye kandi uzabireba arabishyura kuko hari abantu bajyaga bamubona kubisemo wenda sinzi uko yambara bakabona n'umusirimu ariko nahise arabitayiruke ntazongera guhura nabo se erega reka mubwire Godfather iki gihugu kirimo abantu benshi bari serieux batunze amafaranga ariko bari serieux nonese umugoroba w'abapapa arawujyamate yicarana n'abandi bakora ibintu byibake I'm telling you buri cyubahiro kirahenda iyi space irakemura kino kibazo so reka twumve umutesi uranyumva fungura mic yawe ndakumva uriya mpereza nakwandikiye nyohereza nimero y'ura mwana bambuye miliyoni 15 kanze nyiguye nka nimero ye hanyuma noneho muze kugira sinzi Osoki kuko niba hari nabandi mwakoze kuri riso ni muzamuke none se ntabwo biratangaje kubona abantu bashobora gukora amezi angana rya ari umwana w'umunyeshuri akeneye transport akeneye kwiyitaho akeneye gukora ibintu byose ugaceceka hanyuma nabonye iyi audio uyu mwana yampaye ndaje nyikoherereze yicaranye na 25 iyi audio ifite 25 gutari kuvuga neza agafata 25 yo kuba managinga no kubabwira ko bagomba guceceka bagatuza here is this so erega n'uburwayi buriya nuko tudafite abantu bashobora kuza kudusobanurira ikintu cya financial psychology cyangwa se birebana n'amafaranga psychology ifitanye isano n'amafaranga hari abantu urumva bafite icyo kibazo iyo habagaho uburyo RDB ifite bwo gupima abantu barwaye ako karwara ntabwo yajya bemerera gukora business mu Rwanda doing business urumva barahari no ushobora kwibaza uti uramutara munaza wa 15
amatsiko ni menshi n'abantu bari kuri space ntekereza ko yabishe bigenda bite kugira ngo bakugeremo miliyoni 15 nanjye bwanjye aho nakoraga bigeze kungeramo izirenga 10 urumva bigenda bite araza kugusobanura ariko hari igihe banyuzamo bakaguhemba amezi make agasigara amande Dani bite wayareba y'amezi usigaje amakuru yawe zabihomba byose ukoresha Twitter guma hano kugira ngo okay ndashaka kugira ngo uvugira ahangaha ndashaka kugira ngo guma kuri telefone ndashaka kugira ngo mpubuhamya bwawe uko byagenze ayo tuzakwishyura gutyo imyaka uko byagenze ara mu kazi ya bari babikubwiye bari abana bagenzi bawe turi kuri level kubishyuriza amafaranga yanyu kandi mugomba guma hano ntabwo ariko barafatiye passport gumaho kuri telefone ntuveho no kuba kugeramo amezi runaka akaba ariyo bagufungiramo bagenda bakwishyuraho kumwe bakakugeramo abiri bakwishyura guma kuri telefone reka rangize kuvuga mfite nguye ijambo nkubaza ibibazo ibintu ngere bibaza ikintu bibungura kikancanga muri business inyungu bibazanira ntabwo nyabasha kuzumva Godfather Osoki urakoze umwana wa miliyoni 15 wambuwe miliyoni 15 ntabwo Twitter byamukunda ariko mubonye kuri telefone Dani wiriwe amakuru yawe neza ibwira abantu badukurikiye utubwire urugendo rwawe no gukora muri iyi restaurant nuko niba ukihakora niba waravuyeyo byagenze gute kugira ngo bigere urishyuza amafaranga ngahe twagiye ijambo ni ryawe yego amazina nitwa Byiringiro Daniel yego makoze yacuze Kigali guhera 2021 yapaye mu kwa gatatu ku itariki 24 yego urugendo rwo kuba ayo mafaranga yose bayandimo amafaranga ngahe bakurimo amafaranga ngahe miliyoni 15 n'ibihumbi 600 miliyoni 15 n'ibihumbi 600 yego ubwo ayo mafaranga nayo kuva rya Osoki mbabariza uyu muntu Osoki Godfather ko mubaza nta kibazo ko muzumbaze Jesus ayo mafaranga amaze nayo kuva ryari kugeza ryari miliyoni 15 n'ibihumbi 600 ko ari menshi harimo miliyoni 3 n'igice yego miliyoni 3 n'ibihumbi 600 yego by'amezi 3 n'igice kuko bamembaga 1M baguhembaga wakoraga nk'iki wakoraga iki nari head chef wari head chef okay yego hanyuma nyuma y'icyo kirarane cyizo 3 n'igice ari 600 yego nibwo nyuma baje kunyongeza ba miliyoni 2 noneho ayo mezi 6 yose tutarahembwa niyo yayo ngayo ahita ba 12 hakiyongeraho icyo kirarane cya 3 batamaye zikaba 15 na 600 niba numvishe neza aho kugira ngo bakwishyure umushahara wawe wowe kirana cy'amezi 3 bakongereye umushahara baragukubira yego Osoki ngwino muzana abantu banje muze mwumvi so birababaje yarabawe umva nuko wenda umuntu bagiye kuri extreme ariko harimo ikintu cyitwa forced labor gukoresha umuntu akazi k'agahato bamuteze amafaranga menshi atuma adashobora kugenda bakora ibishoboka byose bakakugeramo menshi ukajya ureba uti ningenda nzayabura yose reka nkomeze mbakorere wenda bazisubiraho reka twaye kumuvugira nakomeze komeza rero byaje kugenda gute ni gute komeza twumve komeza duhereze urugendo utubwire uko byagenze tuguteza amatwi muri uko kugenda mu gufata umwanzuro aya mezi 6 akimara kugeramo yego naje kubona ko nyine nta kazi gahari kandi mfite famiye kuko akazi nakakwinjiriza ukabasha gutunga umuryango yego mbona nta yindi shuwa nshakisha akandi kazi yego hanyuma mbona kugenda ariko nagiye namaze kubishyikiriza inzego z'ubuyobozi noneho bahita banaduhagarika tukimara kurega ko turi kwishyuza imishahara yacu bahita baduhagarika nyine ubwo binyuranyije n'amategeko gusa ngira amahirwe bihuzamo ko akazi nari maze kukabona
ubu ngubu ufite akandi kazi? yego. Ufite kontra n'aba bantu? Aho ngaho nari ndi. Aha ngaba bakwambuye muri Kigali Citizen. Kontara yabo nari mfite na yari ya 2021 igera muri 2023. Nyuma y'icyo gihe nta masezerano twari dufitanye, kandi nta masezerano aruta kuba ushobora kubana n'abantu imyaka igeze muri 4 n'igice. Okay, Oswaki hari icyo umubaza uyu wa 15,600? Yego. So mbere ko mubaza buriya verbal contracts zibaho, ntabwo nzi amategeko y'umurimo, ariko nuko abari ubunebwe tuba twagize ubundi ibintu byose bihari tuba tugomba kubisoma. Iyo ufite contract ufata urugero y'imyaka 3 none imyaka 3 igashira ni musinye muyisubiramo renewal, ni ukuvuga ngo ugakomeza ugakora kandi hakaba hari ibihamya bw'uko wakomeje gukora. Ni ukuvuga ngo ni nkaho ya contract iba yabaye automatically renewed. Ni uko nguko babimeze. Hanyuma ikindi nuko abantu babaza bati buri muntu bamugeramo miliyoni zingana z'icyo abayeho ati, ubwo wenda yagisobanura. Wumvise ikibazo bakubajije Dani? Nabyumvise. Habayeho kwifashisha inshuti n'abavandimwe kubera ko bajyaga batubwira ko iki cyumweru ngo baraduhemba, kikarangira bataduhembye, ukaguza umuntu ukamubwira ati mu cyumweru gitaha nzakwishyura, ubundi twabaye babihemu natwe. Hanyuma ngo hari uburyo babahaga amatipu y'ibihumbi 50,050. Aya ngaya bayabahaga kugira ngo ayo matipu mu buryo yatangagwamo. Yego. Habaga twabonye nka event. Yego. Bakavuga bati mu buryo bwo kugira ngo mukore mufite motivation, turi kubashakira salary nyuma y'iminsi 3 murashobora kuba mwayibonye, mube mufasha aya ngaya mubashe kubona transport. Utekereza ko restaurant yaba yaragize ubushobozi buke bwo kwishyura bitewe n'abakiriya bake? Mutekereza ko impamvu mutishu wari iyuhe, nkawe nk'umuntu wakoraga mu gikoni cyangwa wari chief? Utekereza ko ntabwo ntekereza ko twabuze uburyo twabuze uburyo baduhemba. Kuko tujya guhagarara byari bimaze kuba too much. Impamvu yatumye biba, twari dufite event y'abantu 240. Gukoresha event y'abantu 240 umaze abantu amezi 5-6 utabahemba, urumva imbaraga ushobora gutakaza mu bantu. Uri gutekereza ibibazo wasize mu rugo, nta n'amafaranga uri kubona, nta n'icyizere uri kubona cy'uko uzayabona, ariko still ugakora akazi karavunanye. Nyuma yo gutanga ikirego cy'ikibazo cyanyu cy'uko urimo 15,600 umukoresha watakwishyuye, nyuma y'uko mutanze ikibazo cyanyu mu nzego z'ubuyobozi, mwabahawe ikihe gisubizo? Ubu ngubu bihagaze bite? Ubutabera mutegereje n'ubuhe? Twabishyize mu buyobozi nyine. Yego. Ubuyobozi umuroye bitazarenga kuri 30 z'ukwa karindwi bataratwishyura. Yego. Birangira rero still n'ubu ngubu ari uko bimeze, ariko bari badutereho kashe ko bazabishyura tariki 30 bitazarenga tariki 30 z'ukwa karindwi. Nizo ziriya mpapuro zitewe kashe nabonye. Yego. Bagiye baziha buri muntu. Mwareze muri bangahe? Twareze turi 14. Jesus. Anyway, nyoherereza nimero ya buri mukozi mu abantu mwari muri kumwe, nkeneye nimero ya buri mukozi muri aba bantu mwese mwatanze ikirego. Buri muntu wese ufite urwandiko ruriho kashe muvuga ko bagomba kwishyura tariki 30, binyoherereze. Hanyuma nimero za manager, mu gihe uguhereza nimero ya manager w'iyi hoteli nyiraya majwi twumvisha atagaragara neza wari urimo kubabeshya, uyu muntu ntabwo nimero zabo ziri kuri WhatsApp, nazigaragaje ndazibura. Maybe nawe twaza kumva side yabo. So ndagushimiye Dani, nibigukundira uze kuri space. Cyangwa ariko mbere yuko nkurekura ngo ugende, ubusabe bwawe ni ubuhe? Ni iki wifuza kugeza aya masaha? Ubusabe bwanjye kugeza ubu, yego, nuko twakishyurwa nk'abakozi ndetse n'abahari batabashije kurega nabo bakabona nabo ko bakishyurwa, kuko twese nta numwe bishyura. Restaurant iracyakora?
harimo umuntu umwe wasigayemo uri gukorana n'abandi bahari ariko nabo ntabwo bari babona amafaranga. Ndagushimiye, urakoze cyane. Oswaki, Karame. uyu ni umwe wa miliyoni 15,600 ngayo nguko. Umutesi na wa mukobwa wundi yagiye hehe? Umutesi fungura mayike yawe. Yego. Nyuma y'ibi ngibi, nyuma ya tariki 30 mutabaza cyangwa bigenza uko nguko, mwagerageje kongera kubegera mubabaza impamvu itariki bemeye mu buyobozi batabishyura amafaranga yanyu? Na uyu munsi nandikiye manager ndamubwira narihanganye bihagije, ubu narambiwe, ndambwiye ngiye gutwitinga before yuko mbizana kuri Twitter. Arambwira ngo ikibazo ntabwo kiri mu kiri mu maboko yanjye, kiri hagati y'umu Labor Inspector n'umuruya wa Emmanuel, nuko bansubije. So bivuze ngo manager amaze kubajugunya hanze, ntabwo mukiri mu nta kintu mufite mu mubaza, byamaze kujya mu nkiko, niba bakubwira ko bigomba kujya mu nkiko? Yego, niko batubwiye. Ndapfuye kugira ngo bijye mu nkiko. Urumva Godfather? Na Umutesi na arya ni uteye neza. Uteye neza ongera uzamuke, ariko munyoreze na nimero z'abari abakozi bane. Ndashaka kumva umuntu kuwundi. Komeza Oswaki. Nibaza batubwire rwose. Nukuvuga ngo Labor Inspector w'akarere ka Nyarugenge, yego, azabaha uburenganzira bujyana ikirego mu rukiko rw'umurimo. Iyi space ntabwo ari ubutabera. Iyi space ni itangazamakuru, ni ukubwira abantu ibyabaye. Ariko ikiza cyayo, niba uriya mugabo umushoramari yumva ko ashaka gukomeza gukorera neza mu gihugu, agakomeza agahabwa icyubahiro cye nk'umushoramari, iyi space ishobora gutuma inshuti ze, ababyeyi bo mu muryango, kuko buriya biba biri mu gusebya nabo n'umuryango, biri gusebya abagiye bamuha ibyangombwa bituma afungura izo business, bashobora kumushyiraho igitutu akishyura, cyane cyane ko ntabwo baba bayabuze. muduhereza amafoto y'aho hantu niyo ntuza. Komeza. Aho hantu buriya naho harimo kwamamariramo, ntugire ngo buriya reka tuhamamaze, nta kibazo, tuhamamaze nk'abambuzi. No, ibi bintu birababaje bro. Ikintu ibaza abana b'abakobwa, bo abana b'abakobwa uri kureba hano, uyu nguyu yishyura gishuri. None se kujyana mu nkiko, tugaje kuri ikintu kibazo cyo kujya mu nkiko Oswaki. Umwana dore nk'uyu nguyu ufite uwambuwe 15,000,000, we icyo yavuye mu kazi mbere yuko ajya mu nkiko, yirukanse kujya gushaka kandi kazi kugira ngo atunge umuryango we, abone nuko yishyura amadeni yafashe. Wumvishe ko avuze ko babanze kuba babihemu. None aba bana bazinjira muri ubwo butabera, bazajya gushaka ubutabera, ntibazicira abanyamategeko? Bazabishyura iki? Uyu nguyu azishyura iki? Bambwira ngewe ndabafasha, urumva? Kandi ndababonera abanyamategeko b'inyangamugayo. Wanyuma uzabishyurira? Oya, umva ukuntu bigenda. Ubundi iyo nuza law firm yiyizeye, ikaba ari abantu b'inyangamugayo, bakira ikibazo bakagisoma bakacyumva, ntabwo batinya kuburanira umuntu, kuko baba babona ko uwo uregwa azatsindwa. Iyo atsinzwe, urukiko rugategeka ibyo yishyura, rutegekamo n'ikiguzi cy'ababunganiye cyangwa bababuraniye, kuko hano buriya n'abo bana si ngombwa ko basiga ishuri, bashobora gukomeza kwiga, noneho lawyer akajya kuburana, kuko ni ibyaha by'umurimo. Ntabwo ari ngombwa ko nyakurega cyangwa se nyakugira gute ari ujya kuburana. Ushobora gutanga procuration, umunyamategeko akaguhagararira mpaka urubanza rukarangira. Ariko ibyiza nuko nawe ujyayo, kuko buriya iyo umucamanza yiboneye victim mu maso, n'abantu ntazakubeshye ko ari za robots, ntabwo ari za software, ntabwo ari za AI, urumva? Yiboneye abo bakobwa, biboneye uwo musore wambuwe 15,000,000, umucamanza ntakubeshye akwegendera ku mategeko, ariko n'umuntu emotions ze nazo zirakora, ariko zikorera muri boundaries z'amategeko, urumva? So ntabwo ari ibintu bigoye, urumva? Ntabwo ari n'ibintu byo kwihanganira. Abavoka barahari, law firms z'insirimu zirahari zikuburanira, watsinda, hanyuma y'amafaranga baca uwatsinzwe abarimo n'ikiguzi
cy'abavoka. Ntimugatinye kurega abantu bahemukira urubyiruko, ntimugatinye abantu bica ahazaza h'iki gihugu. Ni abanyantege nke, they are so weak. Ntimugatinye umuntu wambura, aba ari umuntu woroshye wo hasi cyane, uciriritse ku rwego udashobora kumva. Umuntu uba ufite imbaraga ni uwarenganyijwe. Niko muri uru Rwanda byubatse. Oh my goodness. Sawa, ndimo kugerageza guhamagara nyiri resitora bamwita Nkuranga, ntabwo arimo kwitaba. Biratangaje. Natangiye gukorera cyose Kigali mu itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu 2022. Yego, ni kera. Ni kera. Hanyuma tuhembwa neza ukwezi kwa gatandatu natangiyemo, kwa karindwi tuguhembwa neza, kwa munani dutangira guhembwa ibice, kwa cyenda turayabura, ubwo ni 2022. Yego. Hanyuma birakomeza, ubundi akajya duhemba, niba uhembwa 300 akamuha 100 cyangwa 50 akakubwira ko kwihangana. Icyo gihe haza kugera igihe tumara nk'amezi 4 tutongeye guhembwa, ubwo byari bigeze muri 2023. Bamwe mu bakozi twakoranaga bananirwa kubyihanganira, bajya kurega ushinzwe umurimo. Barashize amezi 4 tudahembwa n'igiceri na kimwe, ariko mbere yaho twari tugenda duhembwa utuntu tw'uduce, ugahembwa n'amafaranga adashobora kwishyura inzu yawe ubamo muri Kigali. Abana bananirwa kwishyura amazu babagamo y'amageto, bahita bajya kurega ku muntu ushinzwe umurimo mu karere. 2023. Yego. Jesus, imyaka 2 irashize. Komeza. Nyuma icyo gihe nanjye nari ndi muri abantu batishyuwe nyine icyo gihe, ariko mu bagiye kurega icyo gihe ntabwo nari ndimo. Nari ngifitemo kwihangana, mvuga nti ubu wenda yagize ikibazo bizagenda neza, agenda asigara. Ariko abo ngabo bamureze yahise abirukana, anabahemba amafaranga yabo barimo, kuko nyine ntabwo bamureze gusa, ahubwo nabo babishyizemo. Bimenyekanye agira uburakari arabishyura, ariko twe dusigara tubwira ati mwihangane, mugiye kubaho neza, bagenzi banyu babaye ibigwari, mwebwe nta kibazo, mugiye kubaho neza. Nanjye ndahaguma, koko guhera ayo mezi 4 sinigeze nyishyurwa. Ndakomeza noneho, ariko bamaze kugenda yatangiye kujya yongera twishyura neza. Yego. Hashize igihe ndumva byaratangiye mu kwa 9 n'ubundi atangiye kujya agenda twishyura, asimbuka ukwezi aduha ukundi, kandi akadusaba noneho ko dusinyira amafaranga. Tuvuge nimba atatwishyura ukwezi kwa munani no kwa 9, akatwishyura mu kwa 10, agatatuvuga ngo dusinye ko atwishyuye kwa 10 ya mezi ya mbere ngo tuyirengagize yo ntituyavugeho. Jesus. Turangije twebwe twanga kujya dusinya amezi tugezeho, ubwo tugasinya ayo twagomba kuba twarahembwe yasimbutse. Yego. Kugeza ubwo bigeze mu kwa 12 ndumva ariko duheruka kubona ayo amafaranga duheruka twayabonye mu kwa mbere, ariko yari ay'ukwezi kwa 12. Niwo mushahara mbese abakozi bose baheruka. Mungu wangu. Aya masaha wowe uracyahakora? Ntabwo ntiyakora, narahavuye guhera mu kwezi kwa mbere. Mu kwezi kwa kabiri urebye twatangiye kunanirwa kwishyura amazu. Nkanjye nabaga muri ghetto, ariko mfite famille Musanze. Kwishyura inzu byarananiye, mpitamo gusubira mu cyaro, nyine njyewe mpita ntaha. Ngenda nsabye konji, nagiye ngiye muri konji, mvuga ni konji nirangira yanjye nkaba mfite uburyo yampembye nzasubirayo, ariko ntiyampemba, ngumayo gushunguma mu cyaro gushumba Musanze. Wowe urishyuza amafaranga angahe amezi akurimo n'amafaranga angahe? Andimo kuba nahembwa 350 ku kwezi. Andimo amafaranga y'amezi 10, amezi 4 yacyagiye cya mbere n'amezi 6 y'uyu mwaka, kuko twebwe twatangiye kumurega ntabwo tukubara. Ubwo na 6 aya ane ya mbere n'ibindi bice yagiye asigaramo bihwanye n'ibihumbi 200, yose hamwe n'ibihumbi 370. Nimugire ikibazo, aba bakobwa amafaranga bambuwe n'uriya mujyama wambuwe 15,600 aranagara amafaranga yo kurekera abantu ngo birire. Oya, ikindi nk'uyu nguyu wasubiye mu cyaro biragenda bite? Ariko mu cyaro nta kibazo, kujya mu rubanza nta kintu biguhombya, kereka uzi ko uri kuburana amahugu, uzi kuzatsindwa.
urumva naho ufite reka twumve ufite ibimenyetso nta kibazo. Ndakomeza mu kanya, reka tubanze twumva uwo muntu. reka twumve indi victime hano bamwita Grace nawe reka twumve kuko impamvu nashatse kugira ngo aba barenganijwe cyangwa aba bantu no biratangaje kubona abakozi barenga 14 bose ufata ukajugunya hari bakoresheje hafi umwaka urumva ko ari kugera mu mezi 10. Reka twumve uyu nguyu. mbere ko dutangira ijambo ku bandi ariko niba hano hari umuntu ndasaba baba victime bari he ese bari he babandi ko ndeba bamanutse. Okay, umutesi abantu bawe ujye ufungura mic kugira ngo umpereze abantu bawe muri aba bazamutse aba victime bahari ujye umbwira amazina yabo. yego Hari utwa Theogene yaba ari muri victime yandike muri comment tuze kureba niba ari muri ba victime. Grace uraho Muraho. amakuru yawe Neza. ya wanyita Godfather cyangwa ukoresha iryo zina niko nitwa ngwamagaye ndi kuri space na bagenzi bawe abo bita ba umutesi n'abandi mwakoranye muri Chosen Restaurant. Amakuru yawe Neza. aha okay ngira wakoze muri iriya restaurant byagenze bite nagira ngo ubwire abantu badukurikiye byagenze bite kugira ngo mugere aho muyivamo mutishyura amafaranga yanyu wagira ikintu bivugaho. Okay, nta kibazo. va ahantu Uko hasakuza byagenze va ahantu hasakuza shaka uburyo nkumva neza ava muri ibyo bintu urimo impamvu nari ndi mu kazi niyo mpamvu. sa nk'ujya iruhande gato kuko birakenewe so please. Nari ndi kukubwira Ego guhera mu kwa banza mbere utwibwire witwa n'amazina yawe hanyuma watangiye gukora muri restaurant ryari. nitwa Katete Grace. Ego Natangiye kuhakora 2022. ego Uba nanjye nakoreraga Cheese Kigali. Tukaba nyine twari turi kwishyuza amafaranga kuko guhera mu kwa mbere ntabwo turabona umushahara. Ariko buri muntu wese kubera n'igihe yagiye ahazira ntabwo tunganya amafaranga baturimo buri muntu wese aba afite amafaranga bamufitiye bitewe n'igihe yaje. kubera iki utakihakora nuko byagenze gute kugira ngo ureke. Impamvu ntakihakora ni uko nyine nabonye kutwishyura bigoranye njye mfata umwanzuro nyine wo kuba mpavuye kugira ngo nyine ntabwo barayaduha. waya masaha wowe bafata umwanzuro na bagenzi banjye. muri bangahe mwavuye muri bane wowe urumva bo muri karinari nyine bo mu gikoni twari bane abawita nabo ni nk'abane nabo. aha wowe wishyuza amafaranga angahe wowe amafaranga wishyuza umushahara amafaranga utishyuwe ni angahe wishyuza ubu ngubu tuvugana. ubu tuvugana ndikwishyuza 2,200,000. ndapfuye 2,200,000 amezi bandimo n'amezi 11. wagize ikivamo mwihurize muri groupe hari groupe bagenzi bawe nabonye abari banyandikiye so nizere ko mwihuriza muri groupe mutabaze musabe ubutabera muhabwe umushahara wanyu. Urakoze cyane. nawe urakoze. ese Godfather ko numva restaurant nibayigurisha n'ubundi ayo mafaranga atazavamo yose barimo abakozi. Bro ira ni restaurant ibyo kurya bya make biba muri restaurant ni 20,000 nkuko abana babitubwiye ni restaurant ikora barakubwira ko bakira event y'abantu barenga 200. ikindi buri kibazo banacuruza art. Iyi restaurant ifite space ya art ikagira na restaurant. Godfather wabyumvishe ariko Godfather ndihangira akantu gato mvuga uragiye mbona iby'ingenzi abantu bari kubishyiramo kandi ikigaragara nuko uyu mukoresha ntabwo ari inyangamugayo azabambura kuko hari gap iri mu itegeko. ariko ndakumenyesha ko itegeko ry'umurimo dufite ubu ngubu rishyira ku ibere umuntu witwa umukoresha buranakureba bakwirukana bakurenganyije
imperekeza uhabwa zibaye amezi menshi n'atatu, kandi biterwa n'imyaka umaze uhakora. Iyo hamaze myinshi imperekeza n'amezi atatu, iyo hamaze igihe gito imperekeza n'ukwezi kumwe. Itegeko bararivuguruye maze umukoresha bamushyira kwibere karahava. Ntago nariteguye ngo ndisome kuko kira gihe twaburanaga I was so interested mu mategeko y'umurimo. Nungu nshaka nabyukiye dosiye ngo njya ngaba expert, ariko umuntu witwa umukozi Evan ubu muri iyi minsi ni umunyantege nke, ariko aba bakobwa n'uriya mutaramu baberemo miliyoni 15 bari kuri ku ruhande rufite imbaraga. Umwambuzi buriya ni umuntu uri ucitse amazi ku rwego dushobora kumva amamiliyari y'abatunze yose, ni umuntu wazwahama ariko Osoki iyo muhuriye mu rukiko uramushonda kakahava kuko hari n'igihe ugarurizamo psychological ukavugira ati yewe data ni wowe rero turi kuburana. Ndakumva ikintu kibabaje aha masaha, niba mubabarire munyumvire nk'uyu mwana w'umukobwa wahise ufunga imizigo agasubira mu cyaro, ariko akagenda bamurimo miliyoni zingana kuriya. Tugaruke gatoya, niba umuntu ashobora kwiga baratubwira sinzi uburyo ndi kubyumva Keminike bisobanuye neza, ariko this must stop. Ibi bishobora guhagarara. None se wansobanurira agakorera miliyoni zingahe agasubira mu cyaro nta n'inkweto afite? Nyine biterwa nkuko yaje umva Godfather yararaye amajoro akora. umva Uyu muntu ntekereza ko ibingibi urabona Oswald, yes hari ibintu muri kuntwara ibyo byo kujya kubatwara mu nkiko. Aba bana bakeneye ubutabera. oya reka nkubwire, umva ubutabera ni bumwe butunganye, nta bundi buca mu nkiko, ariko nakubwiye n'ubutabera butanditse